inshuti bakunzi ba iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru ziba zigiye zitandukanye cyane ziba zigenza zitrendinga mu ruhando rwa gospel, mu ruhando rwa gikristo, yaba mu madini n'amatorero, mu makorale, mu nsengero ndetse n'ahandi hose nyine bifite aho bihuriye na gospel. Dore ko twebwe nyine dukora iyobokamana. Ni munyemerere ntangire mbasuhuza aho muherereye hose. Hari abari mu ntara y'amajyepfo ndetse n'intara y'amajyaruguru, hari abari iburengerazuba n'iburasirazuba, ndetse hari n'abari mu mujyi wa Kigali, aho ngaho ni mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abari mu bihugu duturanye, i Burundi, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda ndetse na muri Congo, ndetse n'abari muri Afrika mu bihugu bya kure. Mwese ndabasuhuje cyane. Nsuhuje kandi abari ku migabane itandukanye, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane w'i Burayi. Mwese ndavuze ngo Imana nikomeze guhira imirimo y'ababoko yanyu. Ndagusuhuje cyane, ndagusuhuje. Urimo wibaza ngo Joel akuzaniye iyihe nkuru? Nkuzaniye inkuru ikomeye cyane, ariko kandi nyamara ni inkuru mu by'ukuri nziza, nubwo yagiye ivugwaho n'abantu uburyo butandukanye bitewe n'impamvu zabo cyangwa bitewe nyine n'uburyo babibonye. Kuri uyu wa kane wo ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2023, ku rusengero rwa ADEPR paruwasi ya Nyarugenge, aho bita mu Gakinjiro cyangwa mu Gakiriro, habaye ibikorwa bitandukanye bijyanye n'amahugurwa. Yarateganijwe yuko hari buhugurwe abantu bashinzwe imiririmbire mu makorali n'abadirija, cyangwa n'abandi bose abanditsi b'indirimbo, ndetse n'abandi bafite aho bahuriye nyine n'iki gikorwa baturutse mu maparuwasi atandukanye agize ururembo rw'umujyi wa Kigali. Ni igikorwa cyari cyitabiriwe n'ubuyobozi bw'itorero, yaba mu rurembo rw'umujyi wa Kigali ndetse no mu rurembo, ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'itorero, ari naho ndetse n'abashyitsi b'abazungu baturutse mu bihugu bitandukanye, b'abaririmbyi, b'abarabyi bahimbaza Imana, nabo bari bahabaye mu rusengero rwa ADEPR i Nyarugenge. Mu gihe rero barabageze mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, haje kuboneka umumama w'umuzungu, aho rero yazinguye igitambaro yari afite, maze akizamura hejuru, aririmba nyine iyo ndirimbo baririmbaga iyo kuramya no guhimbaza Imana. Benshi babonye amabara y'icyo gitambaro bavuze yuko ari ibendera ry'abatinganyi uwo mubyeyi yazamuye, nubwo ubu ngubu tuvugana nonaha amaze gusohora utuvideo tuvuguruza cyangwa twiyegisikiza cyangwa dusaba imbabazi abantu babitekereje gutyo, kuko yavuze ko yatunguwe no kwibona kuri social media. Uyu mubyeyi muri aya magambo yagize ati, mwumve nkuko yabyivugiye. Hello, my name is KK Chase. Nitwa KK Chase. And I'm so honored to be in your country of Rwanda. Ni by'agaciro kuba ndi mu gihugu cy'u Rwanda. I saw myself on social media today. Nibonye uyu munsi ku itangazamakuru. And I wanted to clear up a couple of things. Hari ibintu nshaka kugira ngo mbabwire. I am a believer since 9 years of age. Ndi umukristo wakiriye Kristo ku myaka 9 y'amavuko. And what my dream was indoto zanjye was to become a mom, zari kugira ngo mbe umumama and a wife, n'umudamu, which I did. kandi narabigezeho. And I got to have 2 children. Nabyaye abana babiri. And I lost my husband 6 years ago. Nubwo imyaka ishize 6 umugabo wanjye yitabye Imana. But I'm honored to be in ministry. Ariko nshimishwe no kuba ndi murimo w'Imana. So that's a little about me. Ibyo ni byerekeye jewe. And I want to apologize Ndagira ngo nsaba imbabazi for any misrepresentation ku kintu cyagaragaye kisa nkaho kidakwiye from the banners today. Ku gitambaro cyagaragaye. Where I'm from, aho nturuka, the banner represents something different. Igisobanuro cyacyo ni ikindi.
it's a release of worship. Twebwe ari byo dukoresha ibitambaro bisanzwe turamya Imana. But absolutely no alignment with any agenda. Ariko jewe nta ntego mfite nimwe. And I personally had no alignment with any agenda. Kandi nta ntego mbi yindi mfite. And it does not represent the LGBTQ agenda. Yo guteza imbere ubutinganyi. But I want to say, ariko ndagira mbabwire ko I'm still so honored to be here. Nshishijwe bugufi no kuba hano. And I hope to see you. Ndishimira kuzagaruka no kubabona. And meet you. Nkababona nanone. And worship with you. Tukaramya Imana hamwe. To add to what I said, hari ibintu nshaka kongeraho. The only agenda that I'm promoting jewe ikintu nteza imbere cyonyine is the agenda of Jesus Christ. Ni gahunda ya Yesu Kristo. I don't promote any other agenda. Nta kindi kintu nteza imbere. Not the LGBTQ nagari ubutinganyi or any agenda. Cyangwa ikindi kintu kidakwiye. He is my Lord and Savior. Yesu niwe mwami wanjye n'umukiza wanjye. And I hope to bring ndizera ko nazana the spirit umwuka of the Father w'Imana and his love n'urukundo rwayo for you, kuri twese, for me, kuri jewe, because of what Jesus Christ did kuko icyo Yesu yakoze for all of us. ku bwacu twese. And by the power of the Holy Spirit, mu mbaraga z'umwuka wera we're going to worship. tuzaramya Imana. We're going to be filled with life. Twuzuzwe ubuzima bwayo. We're going to be filled with hope. Kandi tuzuze ubyiringiro byayo. And we're going to focus on tujye gutumbira the revival coming in Rwanda. ububyutse bwaza mu Rwanda. And I can't wait to nditeguye kujya nzaramye and stand in his presence with kandi you, mpagarare mu bwiza bw'Imana namwe. because that's why we're here. Niyo mpamvu yanzanye. I love you all. Ndabakunda mwese. uyu mubyeyi yasoje iki kiganiro avuga yuko yishimiye kuba mu Rwanda, yahagiriye ibihe byiza, ndetse yuko yifuza kuzahagaruka agafatikanya n'abanyarwanda kuramya no guhimbaza Imana. Umushumba mukuru wa ADEPR Reverend Ntayizeye Isayi ugaragara muri iyi video aho nyine bazamuraga iri bendera, iki gitambaro cyiswe ibendera ry'abatinganyi, arimo abwirwa uno mu mama w'umuzungu ati have byihorere, ati amabara ya uburyo iki gitambaro gisa, uburyo bimeze, ati hari abantu bashobora kubyitirajya n'ibindi ugasanga bikuruye umwuka utari mwiza cyangwa abantu babifashe ukundi. Mu by'ukuri ntabwo bari babiziranye n'ubuyobozi, ntabwo bari bazi yuko iki gitambaro agifite, kandi nyamara nyir'ubwite we yamaze no kuvuga yuko mu by'ukuri yamamaza Imana aricyo yahamagariwe, avuga yuko atari umutinganyi kuko yavuze yuko ari umubyeyi w'abana babiri, nubwo amaze imyaka 6 umutware we atabarutse nk'uko nyine mwabyumvisha muri izi video zatambutse abivuga. Rero bakunze ibiyobokamana TV, ndabinginze mu gihe mubonye ibintu nk'ibi ngibi, mbere yo kubikomantaho, mbere yo kubivugaho ibintu byinshi, mbere yo gutekereza byinshi, ujye ubanza wumve neza, ubanza urebe uko situation imeze, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kugenda bwaguka kandi tutaburwanya, kuko kurwanya ubwami bw'Imana burya aba ari ukwirwanya twebwe ubwacu, ahubwo tuba dukwiye kubanza dushishoza, tugashungura, tukamenya ese ibi ngibi nkwiye kubyitwaramo gute, ibi ngibi nkwiye kubivugaho iki, ku buryo ko abantu nyine bakwiye kubimenya. Mu itsinda rya All Gospel Today, aho abantu bo muri gospel bahurira ku bwinshi, abantu bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye mu buryo butandukanye, aho hari uwahise atanga urugero, aravuga ngo nk'ejo hari ahantu nari ngiye kubona mbona umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe araje yicara imbere ku ruhimbi kandi bari kubwiriza,
kuhamukura yansabye ko muha amafaranga 150 mwemerera kumuha 200 y'ibiceri, arankundira arasohoka. Buriya nk'uwafata ifoto akayishyira mu nkuru, abantu ntibakwirakwiza ngo ese uyu ufite uburwayi arakora iki ku ruhimbi rw'itorero. Ariko twese mu baraho nta wagize uruhare rw'uko asanga umwigisha ku ruhimbi, ahubwo yaduciye muri humye abari muri protokole, twese twisanga asanzwe umwigisha ku gatuti. Nibi byose rero umuntu yazana icyo ashaka muri eglise, kandi uburenganzira bw'umuntu bukubahirizwa, umutwara gakeya utamuhutaje. Uyu yatangaga urugero avuga ati uko twabonye umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe twiyituvageze ku gatuti yanyuze muri humye protokole, niko n'umuntu yakwinjira mu rusengero afite nk'ikintu runaka akaba yagikuramo kigatungura abantu, ariko ntabwo byahita byitirirwa yuko hari ubuyobozi, hari uwagize uruhare kugira ngo icyo kintu kibashe kugera hehe, kugera mu rusengero. Aya mahugurwa rero navugaga yari kubera i Nyarugenge, yarameze gutya. Ubuyobozi bw'itorero bwari bwasabye umushumba w'ururembo gutumira abaririmbyi cyangwa abahagarariye abaririmbyi mu buryo bukurikira. Bivuga ngo impamvu no gusaba gutumira abayobozi b'ibyiciro, ministeri n'amatsinda mu mahugurwa mu rwego rwo kongerera ubushobozi abayobozi banyuranye, barimo ab'imitwe y'abaririmbyi, abayobora mu miririmbire, dirigeant et dirigeante, ab'imitwe y'abaramyi, abatunganya iby'amajwi mu nsengero, abahimbyi n'abahanzi ku giti cyabo, n'abayoboye ministeri z'abaririmbyi. Twishimiye kugusaba gutumira abavuzwe haruguru mu mahugurwa yateguwe n'itorero ADEPR ku bufatanye n'abashyitsi b'inzobere babifitemo inararibonye, bagamije guteza imbere umurimo w'abaririmbyi, uwo kuramya n'abahimbyi n'abahanzi. Akazabera mu itorero rya Nyarugenge hakurikijwe ingengabihe ikurikira. Ni kuwa 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2023 saa 8 kugera saa 11, ari nacyo gikorwa nyine bari barimo iki gihe, ndetse no kuwa 15 z'ukwa 9 2023 saa 8 n'ubundi kugera saa 2 za nijoro. Twifurije imigisha y'Imana. Ni itangazo ryashyizweho umukono na Reverend Ndayizeye Isayi, umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR. Byamenyeshejwe komite nyobozi y'itorero rya ADEPR muri Kigali, ndetse n'umushumba nyine w'ururembo rwa Kigali. Urumva rero iki gikorwa tuvuze hano nicyo bari barimo, nicyo bari bitabiriye, kuko hari abadirija n'abadirigante b'abaririmbyi, abahanzi batandukanye, ndetse n'abandi ku giti cyabo. Maze ubwo bari batangiye kuramya nyine no guhimbaza Imana, niho haje rero kuberamo izamurwa uyu mumama yazamuye iki gitambaro yabyoroheje, ayifata nk'ibintu bisanzwe bitewe n'umuco w'iwabo. Abantu rero babifashe nabi nyine, ariyo mpamvu uyu mumama yahise ko abiyegisikizaho nk'uko twarimo tuza tubibasobanurira. Murakoze cyane gukurikira inkuru yacu no kunyurwa nayo nyine nk'uko mwarimo mubibwirwa. Imana ibaho umugisha. Bye bye.
Behold, you in the 2 million mass.